n'ibihumbi 50 ndetse akazakora n'imirimo simburagifungo mu gihe cy'amezi 6 ariko bisubitse. Biremezwa ko witwa DJ Toxic aramutse afatiwe mu ikosa muri kino gihe ntabwo ari agatangaza kuzamusanga ari gukubura umuhanda Nyabugogo cyangwa se Ikabuga. Ntabwo ari igitangaza kuzamusanga ari nko mu isoko mu rya Nyarugenge cyangwa se rya Kimironko ari gukubura. Ntabwo ari igitangaza uzamubona ari gukora imirimo iyo ariyo yose. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe DJ Toxic ndetse azabyitwaremo neza, hato mwe mu mufana mutazamusanga ari gukoropa gare ya Nyabugogo cyangwa se ari gukubura umuhanda i Nyabutarama. Iyi ni Afro10 TV, njye ndi Hero Willis. Reka mubwire ni Astra Vista.